Hello guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wakura amafaranga kuri Mokash ukayashyira kuri Mobile Money. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video kuva igitangira kugira ngo ukurikirane step by step ukuntu bikorwa, ni n'ibintu bidatinda ndetse bifata n'igihe gitoya. Tudatinze rero reka nze dutangire. Kubikuza amafaranga uyakura kuri Mokash uyashyira kuri Mobile Money ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatanu urwego, ubundi ukagira ute, ubundi ukemeza ugahitamo simukadi yawe ya MTN. Aha ngaha bahita baguha utu duce dutatu, rimwe Mokash, kabiri KSB, uhitamo rimwe kuri Mokash. Wagera hano urabona handitse ngo inguzanyo no kuzigama. Wowe icyo ukora uhita ukanda hehe, ukanda hano kuri rimwe handitse kuzigama ukemeza. Urabona noneho hano baguha uduce dutatu, harimo kubitsa no kubikuza no kuzigama ako kanya. Kuri turahita hehe, turahitamo hano kuri kabiri handitse bikuza. Wemeze. Urabona hano kukubaza umubare w'iki, ubu ni umubare w'iki, ni umubare w'amafaranga ushaka gute kubikuza. Rero dushaka kubikuza 1000. Twemeze. Hano urabona bakubwira ati shyiramo umubare wa pin, ubwo ni umubare wawe w'ibanga wa Mobile Money usanzwe ukoresha kugira ngo amafaranga agire ute ajyeho. Umubare urawushyiramo wemeze. Then urahita ubona baguhaye message yuko wohereje amafaranga 1000 kuri konti yawe ya Mokash tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere ubwo iyi ni isaha nyine, ni detaye ya translation yawe yahabaye. Reka turebe message baduhaye niba amafaranga yacu yavuye he kuri Mokash akajya hehe kuri Mobile Money. Urabona hano dufitemo SMS ebyiri. Reka turebe iyi ngiyi ya mbere ya Mokash. Iravuga ngo yero umaze kohereza amafaranga 1000 kuva kuri konti yawe ya Mokash kuri iyi tariki, iyi saha. Ubwo ngubu niho tubikoze. Noneho aha ngaha urabona message ya Mobile Money baduhaye. Urabona aha ngaha bavuze yuko you transfer 1000 iri zina no kuri nimero nyine ya Mobile Money. Ni aha ngaha hazagize ute, ni aha ngaha amafaranga yagiye, bakaguha na new balance yawe. So guys, nimba hari icyo iyi video igufashije, kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubasha kubona mu biganiro bigiye bitandukanye.